hari abantu babeshya ibintu bikajyaho bifata umunsi wa mbere wa kabiri abantu bose babishimangira ko ari byo nabo mu Rwanda nabo bagahaguruka bakavuga nk'injiji. Ariko bambe nashimiye abanyamakuru bameze nk'abanyamwuga cyane aba YouTuber b'abanyarwanda bitegeze ku kintu cyitwa Eric Prince, uwo nguwo machinery cyangwa umuntu uyoboye umutwe wa Blackwater utajya ukinishwa mu buzima bwe. Bakavuga ngo barahagurutse abamama 23 baravuze ngo baramufashe mategwa ngo baramwibitseho baramufite. Ni ibintu bisakeje. Biroroshye ko wafata Trump ariko ntiwashobora gufata umuntu witwa Eric uwo ngo Prince. Prince rero ni umuntu kugira ngo manze mubwira abanyarwanda uwo niwo muntu wa creating cyangwa wa former cyangwa forminze umutwe witwa wa Blackwater ku gihe cyakera cyane. Bamwe muri mwe ntabwo mwari mwakavutse. Ni umuntu mukuru cyane ukomeye kandi ufite imbaraga. Ni wumva Blackwater ntugatekereze ngo wenda ngo ni nko kwavuga ngo ni nka mama 23. Utekereza umutwe uruta ako combining ingabo za Kenya KDF shiraho wageshira wanainkira Tanzania combiningaho RDF shiraho UPDF. Abo ngabo bakaba badashobora no gutsinda umutwe we bwite. Banze mumve uko arimo deployinga muri Congo niko deployinga no mu bindi bihugu. Ntabwo ari muri Congo na nubwo arakandagira muri Congo. Icyo nicyo cyambere mugomba kubanza kumenya. Uwo mugabo bavuga ngo bafashe mateko ajya guhaguruka kujya mbere yuko akandagira mu gihugu. Ubwe afite satellite ye bwite ku giti satellite iyo afite imukontrola cyangwa aho bari hose before uko advancing aho agomba kujya. No kuvuga muri yo area yarimo side and side, left right, front na behind haba hari ibirometero 20 byo kureba enemy araturukaye ku buryo yamugera ku mubiri. Buri kantu kose babona aho ngaho bakabona buri kintu cyose kuko iriya nuza yabo nova ngo nko kuvuga ngo measuring cyangwa bipima bakoresha mu gusakinga wenda cyangwa mu kureba enemy cyangwa adui. Byo nago bipima ifoto y'umuntu cyangwa ubona ishusho y'umuntu. Byo bikurura ikintu cyitwa heat. Noneho bakabona temperature y'umuntu nako umutima utera naho ari hose n'umubare w'abantu bahari mu birometero 20 before yuko ahagera. None ngo M23 yamufashe mukire birarura. Mukire ikinyoma kiranyigishwa. Semanuka yarabeshyaga cyane aza kubyara umwana witwa Mahanuka. Umwana we ajya kubeshya se ajya kubeshya nk'uko se yabeshye ikinyoma kidasanzwe. Ikinyoma kidasanzwe yarabwiye ati atobaye ikimwana wanjye ati ndasohotse nsimba ku ijuru. Mbe ngo kwakunda umuntu soka mu nzu akera zimwe zo dufuha niki basoka gutya kubera akazi kabagari gatoya gakubita umutwe ku rubariro cyangwa kunzu kunuza ku buryango w'inzu ku gisenge cy'inzu. None we yaravuze ngo yasohotse ngo umutwe wakubita ku ijuru. Nibyo ngiye rero ni kimwe n'ibyo ngibyo mama 23 birimo kuvuga. Ni ibintu byo kwikirigita ne wagira gute ne wakora gute ahantu hose hananiranywe naho ngaho batuma aba Blackwater kugira ngo then bagende bakore kumalizia na kufyeka na kumaliza kabisa. Ariko noneho ubu baje muri Kongo nimujye ngo bari bwatangiye ikintu cyitwa kufungua moto wa ukweli na kumaliza kwa ukweli. Amerika yacyaba holdinze kubera purpose. Babaretse ngo mukore kazi baruhukira Kigali neza icyayi bakakinywera hariya muri kuri hotel Marriott. Bakaba ariho bashobora kunywera icyayi kandi iminota mike cyane. Ni ingabo zidasanzwe, ni umutwe udasanzwe uruti ingabo ku buryo ingabo nyinshi cyane n'abantu badasanzwe buryo n'umusirikare wabo umwe kugira ngo wanapfe. Umwe wenyine. Umwe kugira ngo apfe. Basangaho okay training abantu bano ba special force batwara ibintu byinshi cyane bakoresha ibikoresho byinshi barakonsuminga ibintu byinshi cyane ku buryo special force umwe yapfuye bigerera ngo twaba dupfushije paratuni y'abasirikare kuko bitewe no kuno aba umusirikare uba warize imyaka ingana kuriya ari umuntu umene ushobora gutuma mission wenyine nta kintu afite mu ntoki ze akava mu gihugu akajya mu kindi. Gahunda ihari ari kugenda kwica umuntu fulani akagenda mu gihugu runaka akarenga ikindi gihugu akarenga n'ikindi gihugu akagenda wenyine n'amaboko ye ibikenewe byose akabicreatinga akajya muri hoteli bakamusaka nta kintu afite ibyo asanze muri hoteli bikaba ari byo bintwaro. Uwo musirikare rero aba ari umusirikare udasanzwe. Noneho Eric Prince nuvuga ngo ni umuntu udasanzwe urindwa bidasanzwe agenda n'indege itagaragara
igenda monitoring ahantu hose ari bukandagire, ahantu hose ibyo bari buhure nabyo. Ni ba bantu bagera huri ku buryo n'imbunda zishobora no kurasa, ni ba bantu bagera huri bakagufata mu buryo bworoshye, nkuko batwaye ya president mwamubonye ukuntu bamuyoye ari muzima, bakamugeza ahagomba kugera ari muzima n'igihugu cye kandi kirimo abasirikare barenze b'abakomando. Rero ngo yewe ngo M23 ariko reka bakomeze bikini ibyo ngibyo ko numvaga bakina n'ibindi bitabaho, ngo afande ngo yakandagiye mine, ngo niyagira ikimutwara, ngo haje abandi basirikare bayikandagiye baturitsa. Kase koko umuntu mwamuretse ko afite amateka yifitiye, ko afite ibyo yakoze afande, mukareka kumuhimbira ibintu bitanabaho. None se na mine barayiroga. Ibyo rero kujya ibi nk'ibi mu kuvuga abantu bababonye imboga mu menyo, mwabiserebuye, mwabubyinnye, ngo muramwibitseho mu mwibitseho, ngo muri byamamare. Aho ja mwagiye mureba ibindi bintu mubeshya abanyarwanda, mukareka kubeshya izo nkuru zidafite namuna. Izo ngabo ni ingabo ziri well trained kandi zize zifite ikigendererwa kimwe kandi cyo kuvuga ngo nta gutsindwa kubaho. Hanyuma rero nababwiye ku kintu cyitwa umunyarwanda ko atagomba kwemera gutsindwa kubera ko babishize mu ngiro ngo uragatsindwa. Ruvuga ngo utsinzwe wese aba ari igitutsi. U Rwanda rwaratsinzwe mu ntambara ya diplomasi. Intambara ubu baba nkaho isoni bazihindura umujinya, no kuvuga ngo ubu ngubu buri kintu cyose rero mwitegure mwe abanyamakuru, nanjye ndimo aba bantu bajya bigiza abasesenguzi, twese turi aha ngaha. Buri ikimwaro kigiye gukurikiraho no guhingagura buri muntu wese wagaragaye asa nkaho anyomoza u Rwanda. Bazatumwariraho badusanga hano mu Bugande, batwice baturoge, abari iyo ngiye hose mwese bagiye kubahitana mube tayari. Niyo makuru mbahaye. Ba bloggers bandi bose abo ngabo ba YouTuber mwese muvuga mukajya ku ruhande, abari mu Rwanda ngo katayari barabaze. Rero muragiye muri menge nuvuga ngo ikintu bagiye gukora bo ntago bemera gutsindwa, aho gutsindwa bakonona. Ntago bashobora, aho kugira ngo batsindwe bakonona, bakwangiza. Nuvuga ngo niko ikiremwa umunyarwanda giteye nuko abanyarwanda bubakitse kawaida yao, akuna ushindwa ncya gitutsi ngura gatsindwa. Noneho kugira ngo ngo bafashwe bambuwe imbunda intwaro zabo, bamatekwa bamanitse amaboko, babatwaye. Ubwo rero nuko kuvuna umuheto, bakavuga ngo kuvuna umuheto, akabandi kuvuna umuheto bagiye bisobanura mu buryo butandukanye. Kuvuna umuheto no gupfusha imfura, kuvuna umuheto ni nk'ibyo gupfusha so, ibyo nibyo nuko babitekereza abandi, ariko umuheto ni umuheto nyine. Hawakubali kushindwa no kuvuna umuheto, kuko bayizanye ari umuheto. Navuga ngo umuheto w'umunyarwanda urarindwa. Rero iyo utashoboye kuba wagera aho ujya, kuko kenshi cyane baca n'imigani ngo umuheto w'umwambi bitari bijyane mu kaga. Umuheto ni yo guverinoma y'u Rwanda, umwambi nabo bana b'abanyarwanda b'imyaka 20-15 boherezwa ku rugamba, nabandi bamwe bo muri Kongo bake nabo ngabo b'abanyamurenge barimo koshwa bakajya ku rugamba. Igihe barimo kuraswa bacika amaguru, abo baboshya babajyanayo nta numwe umwana we ubuhari. Baragaramye barimo barasigaza breba ku migati ku matoseze, barayirenza n'amaguru y'inkoko. Ubwana bwabo reko benshi bakunze kuba n'ibiraya, bibereye ngiye mu bikobwa byinshi, barimo barirenza amayoga. Abandi barimo barigaramya mu bibero by'abakobwa, ababandi barimo barahenya icyo umugisirikare twita kwenya, wako wanahenya ngo bakababwiye ngo mu Rwanda igihugu ngo igihugu kima maraso imbwa zikayanywera ubusa, wako pale wanapambana. Habonye mu ntabasabye ibyo nasabye narabwe nti mumbabarire muzohereze na Fande Gilbert nawe agende, kuko mwajyanye n'abademob nawe agende basi atazava kwisi atisha duyi kuko umpiganaji ni trainer da. Jayo bohereze Fande Gilbert bakohereze Lieutenant Colonel retired wakundaga kurya udufaranga wenyine, wakundaga kugenda ukaryara siza abasirikare, wakundaga kuregaregana ufite urugamba ko rwaragushiranye basanga ko uri umunyarugambo, baragusezerera nyuma yawe batana gufunga ejo buno ngo baragufunguye. Gilbert bakohereze rwose, dore abademob barimo barashirirayo, nawe uri umudemob rwose, kwenda paru pambane kidogo afadhali ukitoe risasi mara moja. Bakuya ibindi bya Nyakivara warashaka abunda kamwe kuri kiwanja cha cha mafunzo, sio kiwanja cha vita. Wewe nenda kwenye kiwanja wa damu. Halafu ndibuka confidence wageraga urimo gusupervisinga senior officers turimo kubigisha wakati turukwa Kanombe huko.
uko na supervisor na nani Vingereza vingi sana naongea nguru wa danger uhagarariye ba koroneri nguru umwarimu da nguru mwarimu wa danger mpiganaji wa mdomo bakohereze wendo pambane na wewe kidogo usikie nturicha dui nurarasi saso ukiwa kwa mapambano na operation nimwe wakoze ubuzima buri shushe no kugenda muri za mirobu kazara miliyoni 37 ibyo ngibyo nibyo wabayeho ubuzima bwawe wavuye mu bwarimu bwo mwishuri gwigishaga iyo ngiyo zanuza niba ari karagose igiwi ushikira muri training wakusukume uko kongo ugenda ngo cyangwa wese cyana cyawe mugende mwese muhererekanye nko mutigitagiye kurwana bakamurasa bakamucamo ibice bitatu n'umuhungu we bakamurasa kuguru nawe jyayo niba nawe yaremeye apfira ubusa nawe genda upfira ubusa base bavuge ngo tunashuja Gilbert mwajyaga mvuga ngo umusivili hasi amefika para akafanya kitendo utazavuga ibigwi na report za hovyo tanga raporo muri eta majoro ngo urabona ngo tumefanya kazi nzuri kwa mirobu ngo wa Sudani walikuwa wanaleta machachari wanajifanya machachari tukora negotiation peacekeeper itari bure kuri sasu niba muri cyano kangahe kwenda Kongo bakujyane Kongo ako nakari kanyuzemo so Kongo abantu barimo barashira umunota kuwundi n'impunzani nako ziyongera ariko intambara mwabonye ko yahinduye isura u Rwanda ruri ku ntebe y'ubwoba kugeza ubu ngubu kare arabahungu twarimo tujyadiriya n'abanyarwanda bari mu gihugu ndani b'abasirikare baravuga ngo u Rwanda dufite amahoro ngo dore Kigali yose rasa neza abaturage baragenda ngo dore ngo zanuza hameze gutya ngo mwebwe ngo ahubwo mushakisha za views ngo muzishake neza ngo ariko u Rwanda ntacyo rubaye ngo turi amahoro pe ndababwiye muri amahoro kabisa muri amahoro se niba muri amahoro ubwo muri amahoro kwa ukweli u Rwanda ruri amahoro koko u Rwanda se ruhagarira abaturage b'abanyarwanda batazi ibivano bijya batazi ikigiye kubamara kandi umuriro muri akubaganaho noneho sanctions zigiye kubaho cyangwa ibihano birimo kubasatira ibyo bihano bigiye guhera ku mwana bigere ku mukuru ugere ku ngimbi ugere ku bangavu bigere ku base n'abanyina bigere ku buyobozi bwose bigere kuri no kuvuga nk'ubu ngubu narababwiye ni UN ya already niyo yabanjirijeho kugira ngo ifatire u Rwanda ibihano ku buryo yahise bahorodinga mu kintu kigendanye no kuvuga ngo bakomeze kohereza ingabo zabo muri UN protection bari ba peacekeeper negative nago bizongera u Rwanda rwatangiye kwatakingwa ndabivuga gutya mukategeza ngo ndabyishimiye kubyishimira nago byishimiye nshatse nabyishimira kwanza ubundi ibyo mwakoze byose iyo protection mugize muyishiramo mukanirata ngo Robert yari indiscipline Robert yari maringaringa jewe n'ubuntu abantu banzi wabonaga ndi maringaringa kweri Gilbert nizo reports zanyu mwatangaga ujya kubeshya bafande Jean Bosco Kazuro kabeshya lete musema kweri wewe mwankuriye raporo mbi wewe na Kayumba Ramweri na wa mugore umwe ninde nakuwe nta kibazo afite Jessica buya yibereho rwose Jessica rwose yigenderaga mu Kigali no umukobwa nk'abandi ariko mwebwe abantu babiri Kayumba Ramweri no muntu witwa Gilbert mubirye muri aya mafiriti mumenye ko ari amaraso y'abana b'abanyarwanda mwagiye muhemukira nazinde nabandi mwagiye mubabaza abasirikare bo muri bandi nahandi hose ni mwayoboye kwanza sinzi no Kayumba kuntu yaje guhinduka yabaze kuba si umuheruka nje nagiye kumubona mubona ari lieutenant icyo gihe ngira ngo ari admin nabwo yirowaga ako bambe ibirego by'ibyagarukiraga kuri banuza ba commandant nahandi yabonaga yajya kuri hejuru nta muntu wari umuzi nagwa mubonaga nk'umuntu yavuye mu ngabo za Kayira hano muri Uganda joininga nyuma NRM avuye ku ngabo z'abahande bambe sore bande nsonyi wanjye gede bingi hanyuma rero reka mbabwire ku rugamba kuntu ruhagaze kugeza ubu ngubu ni urugamba rw'iterabwoba rw'amagambo gusa bari abagiye bajya kurasa Kisangani ku kibuga cy'indege cy'abaturage cya wananchi barakirasa kandi amebes zihari batinya gucokoza ariko still nago yabaguye amahoro drone zirimo zirarasa abana abanyamurenge zirimo bihimuye kuba none bavuga reka turase ikintu cyitwa Minembwe turase ahose hitwa za Fizi tubarase tubamanukane mu kibaye cya Fizi tubakubite kugeza igihe
bagomba kumva ko batazongera no gutekereza ku kintu kitwa Kongo koko si yabo, barimo bararwana intambara bashwa n'abazungu bamwe batazi ibizagaruka kuri ubwo bwoko bw'Abanyarwanda. Ako sereka mbabazi mugiye kumva ko intambara iramutse yinje bakarasa amasasu mu Ruhengeri bakarenga ubanje Gisenyi nyine yavuyemo batawanyitse, ubwo muzasubiza ngo muvuga ngo Robert ngo abavuga kubera ko ngo yashakira views ngo afite uruhanda abogamiye koko u Rwanda rwaramuriye nawe arimo arafana abashatsi. So what? Jewe ndi umunyafrika kushoko nabo umunyarwanda none mbibabwira. Nuko bace mugani ngo ijya kurishera mu rugo, naheriye mu rugo ndabigisha nago muri mukunyumva ameze nka Yesu Kristo. Yesu Kristo yarababwiye ngo mwebwe mwanze kumvira ubu butumwa bwiza. Atirika mbatera umugongo ahita yerekeza mu banyamahanga, abahereza abanyamahanga kandi nabo nabe nabana be. Nanjye rero ubu ineza yose ihari niyo kureba Afrika kwa ujumura. Nkayo muri ibikomere bya numva abantu bakasinyika menyo hari bagasakuza ngo Robert ngo arimo araririmbira ngo Nahimana Thomas, Nahimana Thomas je nizongera kumva umuntu uvuga kuri Nahimana Thomas amuvuga nabi muzahura n'ikibazo gikomeye. Nzagusubiza nongera gutuka Padre Nahimana ngo yamaye amafaranga yaramaze umwe mwamaye ayahe mwaranaye arantoragura amudufaranga niberaho neza anyishyurira inzu anyishyura ana contributing ku nzu yanjye nazamuye. None ubwo ngo mwagiza agashyari ngo mwumvaga mwashaka gukomeza kumbona ndi mu cyondo bamwe bavuga ngo ndi mu rw'ingurube. No ntago nzasubira hasi ndajya hejuru. Ibyo mwatekereza nuko mbona gutyo ubona asa nk'umuntu uri mu rw'ingurube jewe. So ebyo reka tubanze dusubire ku ntambara ya Kongo. Kongo igiye gusebya u Rwanda. Kongo igiye gusebya u Rwanda. Ubwo ngarutse nshatse kujya mu bibabwire neza yuko Kongo igiye gusebya u Rwanda. Izo operation zose muri mukumva ibi bitangaza makuru bivuga abashigikiye u Rwanda, abashigikiye Kongo, abashigikiye umwana wo murundi hari yaratyaye. Kandi none muravuga gutyo izo ngabo za Black Wall nago ziraba gufungura umwoto. Nago ziragira ikintu na kimwe. Ejo bundi nababwiye ingabo za Kongo zidasanzwe zamenetse hariye bamenye kuri ku kiyaga cya Kivu cyanuza cya Tanganyika. Nibi twaro biremereye na kila kitu. Abantu barimo barandika bavuga ngo Robert ngo muravuga ngo Kisangani ikibuga cy'indege ngo cyariho nubundi ngo n'indege zahagurikiraga zijya guharasinga abanyamurenge zijya guharasinga M23 zahagurukaga. Ubwo se izihaguruka zivuye Burundi zo murazizi mwebwe? Ubwo wajya kuva Kisangani no guhaguruka hariya ni Bujumbura ninde watanga undi mu kujya mu itabaro? Hako mugira ngo nago tuzi cya gihugu twarakigenze twarakirwaniyemo twaracoperating twakimaze imyaka narababwiye u Rwanda narukuye Kagitumba ndugeza Badoriti. Jewe Robert Rwanda narukuye Kagitumba hariya Kagitumba ndarudrivinga ndimo ndwana inyamabara ndinda ngera Badoriti. Aba baraho ngaho ubwana bwaje ejo bundi buvuye kurya imvungure kwanuza kwavana dodo ku ishuri, ubundi buvaye mu Rugunga, ubundi buva hehe buva ku mashuri bwajango bumaze kwikubitaho kubera kabane wabo babugize bwa kapiteni babwambitse za majoro batangiye kuvuga ibintu bya danger mukatangiye kuvuga ko ari abasirikare. Yakumva cyayi na maji yamuguriye icupa kamuganiriza iby'urugamba nawe yagenda yajya kuganiriza abo by'urugamba aho barwanye ahandi hantu batamuzi bakumva ko ari inkotanyi. Fata imyaka afite mujye mugereranya uri uwo musirikare ukubeshya urebe imyaka afite uteranyeho ni imyaka 31 ishize cyangwa n'ibiri uwo musirikare bonde kumenya ko kwita ngo umusirikare wa danger ngo yararwanye mu Mutara. Twe twari ubwana butoye tuzanye imvi mu bwanwa nuko dushiga mu za black shampoo. Turagana mu gufata kugira abuzukuru abutungana bamwe bafite abuzukuru. So aba bana barimo kwishyira hejuru. Abana bavuga ibyo bavuga ntabwo bize nabwe ntabwo muzi RPF. Afazari bose bapfe hasigare babiri ariko bagere ku ntego yabo nuko bateye. Keretse nyine abo Black Wall bagomba kuzaza kufagiana kumaliza ari nabyo bizaba ari bibi cyane kuri twebwe ku buryo tudashaka kugira ngo u Rwanda intambara yinjiye mu Rwanda batangiye bakukumbe. Bahora bahindura intambara yo muri Kongo yiswe amazina nk'igihumbi. Gushaka marango gushakamo intera hamwe marango gushakamo FDL ba founder babo nibo musangira ibyayi n'imireti ba rwarakabije
iyo umubazana ku rugamba ariko ubundi bakabereka aho bashize izo ngabo aho ibirindiro bazi aho babashize kugira ngo bajye kujya guhutaza abana b'abakongomani mu babeshyera. Aba bana bavutse ejo bundi bafite imyaka 25 nibo mwita intera hamwe zo muri 94. Aba bana bavutse ejo bundi mu bihumbi 2007 n'umunani nibo mutekereza ngo nibo bana bazakemura ikibazo cy'intambara n'umutekano w'u Rwanda. Guys, intera hamwe ko zuzuye muri Kenya, ko zuzuye muri Uganda, ko zuzuye muri Tanzania, ko zuzuye hose niwanyu mu Rwanda, ko zuzuyemo kuki mujya kuzishakira muri Kongo? Ariko iyo ntera hamwe vuye muvuze ngo FDLR mu bana nayo ejo bundi mwari nabo mu mushikirano muri aho ngaho mwariye ku bana babandi mubica amanywa nijoro. Umugabara gwati mureke tugiye ndabizi ko mushaka kurya kuko nko nka mbere umutungo wari warateguwe neza bavuga ngo umutungo wa Kongo burasirazuba bwa Kongo ngo at least uzafashe ibyo bihugu bingahe, ibihugu bitatu byari ibihugu bibiri arimo Burundi na Rwanda na Kongo ubwayi, kuko nubye bigabanura aho ngaho mu rugabaniro bitewe nuko mumve politiki yari hari nuko u Rwanda na Burundi bakaseho duce twatwa kuri Kongo bayometseho dutuntu. Rero iyo Kongo mbirigi igomba kugira ngo bafate utwo tuntu bakora amasezerano yuko bazajya bakora iki, bagabana ubutunzi buri muri Kivu. Ariko noneho iyo babivuze ngo reka da ngo dushaka kuzajya twikatiraho ibyo dushaka, none byababanyi bamba abana bahashiriye namwe wanyu mugiye gupfa n'abandi bapfe, impane turinde ibintu bizatwukame. Murakoze cyane rero tugeze ku musozo w'ikiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibamere umugisha. Salute.